Ndagushuje mu izina rya Yesu Kristo, mpa ikaze umuntu wese ugira ubuntu akagera kuri Golgotha Temple Ministry. Reka nkwature rya jambo rikomeye Mwami Imana dushyize mu kanwa rivuga ngo ntuzapfa uzarama. Haleluya, haleluya. Wibuke gukanda subscribe niba aribwo bwa mbere ugezeho, ndetse no gusharinga iri jambo ry'Imana kugira ngo dukomeze twamamaza ubwami bw'Imana idahemba nk'abantu, itareba nk'abana b'abantu, irakumenyera igikwiriye. Uri kumwe na Reverend Dusaguyamiyeri Moses, imbata Yesu Kristo, nguhaye ikaze. Reka dusengane Imana. Data, mu izina rya Yesu, urahambaye, uri Imana yo kwizerwa. Nsengeye umuntu wese ubashije kumvira ijambo ryawe, umuntu ugiye kudukurikira, mu izina rya Yesu, ikintu cyose cyamurwanyaga kineshwe, yakira intsinzi mu izina rya Yesu, amen. Umvugire ngo amina, kuko ngusabiye niwizera nibyo urabona, urakira intsinzi. Turi mu mavuta rero yo guhanurira mu ntwari zatubanjirije, intwari zarwanye intambara nyinshi. Ni abatubanjirije muri urugendo rujya mu ijuru, cyangwa se no muri ubuzima bwo mu isi tubayemo. Aya mavuta rero turi guhanuriramo, Imana igambire kugira ngo umuntu wese ubasha kumvira ijambo cyangwa kumvira ijwi yakire gutsinda ibyamutsindaga mu izina rya Yesu. Murake nkubwire ngo nugirirwa ubuntu ukatwumva, ntucike intege, ujye wumva iyi message yose uyirangize, kuko ahangaha harimo ibyawe. Uyu munsi rero intwari tugiye kuganiraho rero, nk'uko aricyo kigendererwa dufite rero mavuta turi gukoreramo intwari zatubanjirije, natwe turi kugenda twakiramo izindi mbaraga zo kuba intwari. Tugiye ku ntwari yitwa, turasanga hano mu gitabo cya kabiri cy'ingoma ku gice cya 20, ni intwari yitwa Yehoshafati. Tugiye gusoma igice cya 20 twumva ubutwari bwa Yehoshafati n'abo yarayoboye Abisiraheli. Ngo hanyuma y'ibyo Abamowabu, turahera ku murongo wa mbere, ngo hanyuma y'ibyo Abamowabu n'Abamoni hamwe n'Abamewunimu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Maze haza abantu babwira Yehoshafati bati, haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze i Hasasonitamani, ariho Enigedi, entre parenthèse mo hagati. Yehoshafati aratinya, ihata gushaka Uwiteka, ategeka ko Abayuda bose biyiriza ubusa. Ngo Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara, baturuka mu mudugudu y'Ubuyuda yose, bazanye no gushaka Uwiteka. Imana iduhana umugisha. Uyu ni Yehoshafati, yarayoboye Abayuda. Yumva yuko abanzi ba Yehoshafati ndetse n'igihugu cyose cyugarijwe, Yehoshafati yigira inama. Turi ku ntwari, iyi ni intwari Yehoshafati. Ubutwari bwa Yehoshafati ni ubuhe? Turaje bwumve neza cyane. Turabutangirira ahangaha kubera yuko iyo usomye umutwe wa Bibiliya wo kuri cya 20, haratubwira ngo Abayuda baterwa n'Abamowabu, Yehoshafati afatwa n'ubwoba, atakambira Uwiteka. Ubutwari bwa Yehoshafati rero ahangaha ngira ngo nkumvishe nyowe n'umwuka w'Imana, nuko mu bwoba yagize atigeze yifata ku mutwe, cyangwa ngo avuze induru, cyangwa yitabaza undi mwana w'umuntu amwumvira ubusa, cyangwa ahunga igihugu agite, cyangwa amanika amaboko kubw'umwanzi we waruje ngo avuga ati rwose ndayamanitse. Yehoshafati ntabwo yigeze yamanika, nta nubwo yahunze igihugu, nta nubwo yitabaje umwana w'umuntu, ngo yihutiye gushaka Uwiteka. Yesu aduhana umugisha. Topini ni leside ko turi kuvugana uherereye aho uherereye hose, uri kunyumva, uri guca mu bintu bikomeye, kandi intwari igomba guca mu bintu bikomeye. Uri mu isi y'umwijima, isi y'intambara, inshuti ziraguhinduka, ibihe byaguhinduka, umubiri waguhinduka, buri kintu cyose ubona mu isi kibasha kuguhinduka, kuko ari isi imeze. Nari mvuze ngo n'umubiri wambaye, imibiri twambaye tujya tubona inyuzamika,
duhinduka. Niko isi imeze. Ariko abatubanjirije hari ikintu bagiye bakora gikomeye umwuka w'Imana agenda duhishurira. Bibiliya itubwira iyo tugihagazemo natwe tubasha kubona intsinzi mu izina rya Yesu. Yehoshafati we rero aho yari yifitiye amahoro, ariko umwanzi we arahaguruka aravuga ati ngwinjire mu buzima Yehoshafati, ngukuye ku ntebe, sinshaka kutekana, sinshaka ko wicara ngo unezerwe, sinshaka kuseka, sinshaka ko wishima, ndetse anagerekaho ko sinshaka kubaho. Yehoshafati yumva amakuru aremereye. Yehoshafati yabaye intwari, yumvisha amakuru aremereye, yumva inkuru y'incamugongo ku buzima bwe. Hangwa arangije atumira ngo abayuda bose, arababwira ati mwa bayuda mwe, biratubwiye ngo bamanutse ku misozi, ngo barangije baraza bateranira ahantu hamwe. Yehoshafati abajya hagati, amaze kuhajya hagati ngo biyiriza ubusa, barapfukama biyiriza ubusa. Wabona unyumva uri umurokore udaheruka kwiyiriza ubusa, wabona unyumva uheruka ushaka ko Imana igutabara udaheruka kureka ibiryo, wabona ushaka wumva ko Imana yakugirira neza, wararambiwe gusenga, ntago bizakunda, ntago bizakunda. Ni iki intwari Yehoshafati yakoresheje akimara kumva inkuru. Abantu benshi batangira kubona ikintu kibi bagahita bacika intege. Abantu benshi bumva amakuru yabo bagahita mabi bakuma. Abantu benshi bamwe babona ibibi bakihakana Imana, ndetse n'Imana ikabanukira mu matwi yabo ndetse no mu mazuru yabo, bakumva baraya mu bwonko bwabo bakayashiramo, ikabashiramo. Nyamara igihe wumvisha ibibi ntabwo ari igihe cyo kugira ngo Imana igushiremo, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo Imana ikuzure. Topini ni resideko. Wowe unyumvishije warakuwe ku Mana n'ingingo. Iyo ngingo imbere y'Imana nta kivuze. Reka nkubwire ubutumwa bw'ukuri kandi ubutumwa bw'imbaraga. Topini ni resideko. Intangingo ufite yo kuva ku Mana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo amasezerano yacu ngo azasohora, ngo kereka ngo abava amasezerano nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni. Ngo nta muntu uzakorwa n'isoni wiringiye Uwiteka, ngo kereka abavuye amasezerano nta mpamvu. Se wabonye impamvu? Wabonye impamvu igukura ku Mana? Wabonye impamvu utuma utsindwa? Wabonye impamvu ituma urekeraho kwiriza ubusa no gushakisha Imana? Wabonye impamvu ituma Imana itakikuryohera? Reka nkubwire ngo iyo mpamvu nta gaciro ifite. Yehoshafati rero nubwo yari yumvishe ibyago, yumvishe imiteguro y'umwanzi w'Abayuda cyangwa se umwanzi we, ntago yacitse intege. Yehoshafati yafashe umwanzuro ngo ashaka Uwiteka, ngo ahamagara n'iyo nka mu Bayuda, ngo baramanuka bari inyuma y'imisozi, abari hehe hose bateranira ahantu hamwe ngo bashaka Uwiteka. Ngo bakimara gushaka Uwiteka, ngo ategeka Abayuda bose kwiriza ubusa. Niko ku murongo wa 3 batubwiye. None ku murongo wa 4 hakatubwira ngo Abayuda bose baraterana ngo basaba Uwiteka kubatabara, ngo baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanye no gushaka Uwiteka. Wabona uri kunyumva, wabona uri muri ubu buzima wumva ari undi muntu ushobora kugutabara, wabona uri aho ngaho wumva yuko hari ibindi wiringiye byagutabara, ariko reka nkubwire inshuti yanjye, umutabazi ujya utabara ni Uwiteka. Ni igiki ufite? Reka nkubwire, turi kuvuga ku ntwari. Ntwari zica mu bintu bikomeye. Ibintu uri gucamo ntabwo ari bituma ureka Uwiteka, ni ibituma ahubwo umushaka. Yehoshafati rero yabaye intwari. Ikintu yakoze ngo yateranyije abo yari ayoboye bose, abigisha gushaka Uwiteka. Nabo barangije baramwumvira, bashaka Uwiteka bizeye ko bari mubone. Baravuga bati byange bikunde, niwe itangira akaba n'iherezo, ni Alpha and Omega, ni begin and end. Na wundi ubasha kudutabara. Topini lesideko no Uwiteka. Iyo usomye ku murongo wa 4 hakwereka yuko ngo Abayuda baturutse Ubuyuda ngo bazanye no gushaka Uwiteka, kandi bari baniringiye yuko agomba kubatabara. Reka nkubwire ngo Uwiteka arata uri gushaka azagutabara. Reka nkubwire ngo Uwiteka wiringiye azagutabara. Ni ikintu gikomeye. Iyo ufashe umwanzuro
ku muntu wamenye Imana. Umuntu wamenye Imana ubundi ikintu cyose ugomba kucyereka Uwiteka. Nicyo abantu tuvuga Imana, nicyo abantu twamenye Imana, nicyo abantu twakurikiye Imana dutandukaniyeho n'abandi. Abayuda ubundi dutandukaniyeho itandukaniro ry'abayuda n'abatari abayuda niri, itandukaniro ry'abantu bamenye Imana n'abatarayimenya niri. Nuko abantu bamenye Imana, cyangwa se mvuge ngo abayuda, iyo dutugarijwe n'ibibazo, iyo twugarije n'umubi, twiyiriza ubusa, tugasenga, tugaterana, tukungurana ibitekerezo turi imbere y'Imana, Imana ikururuka natwe ikadusanga, ikatugira inama ndetse ikanatuneshereza. Nusoma ijambo ry'Imana ukarikomeza, urasanga icyavuye muri iyi nama yatumye cyangwa se muri kubagaho ryatumye Yehoshafati ahamagara abayuda bose, icyatumye abayuda bamanuka imisozi bakaza bagahurira hamwe, n'icyatumye Yehoshafati afata umwanzuro wo gushaka Uwiteka agategeka ko biyiriza ubusa. Urusoma iki gice urasanga igisubizo cyavuyemo. Topini reside. Reka nkubwire inshuti yanjye, gusenga haracyabamo ibisubizo. Gusenga Imana irigaragaza, Imana iracyakorera amasengesho. Ntihagire ikintu kimwe kigutera ubwoba. Umwanzi we ntagutera ubwoba, umwanzi we ntagufatira umwanzuro. Mu ijoro hari Imana imurusha amaboko. Reka twihute, reka twumve icyavuye rero muri iki giterane cyangwa se muri uku kwiriza ubusa kwa Yehoshafati, intwari Yehoshafati n'Abisiraheli yarayoboye. Iyo ugeze hano ku murongo, n'ubundi turacyari ku gice cya 20, ukagera hano ku murongo wa 15, ngo aravuga ati, nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana. Hayiwe, urwo rugamba urwana ni urwande. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni amagambo yavuzwe n'umuhanuzi kuri witwa Yahaziyeli mwene Zakariya. Mana isagurutse umuhanuzi kubwo gusenga kw'intwari Yehoshafati n'Abayuda, kubwo guterana bakinginga Uwiteka bakiriza ubusa. Imana isagurutse umuhanuzi. Umuhanuzi arahanura. Topini reside ko ahanura amahoro n'izina rya Yesu. Nanjye ndahanura amahoro. Imana ngo yahise hagurutse umuhanuzi witwa Yahaziyeli. Umwuka w'Imana ngo yahise ngo amumanukira. Uyu mugabo ahita hanura amahoro. Iva mu gusenga, iva mu gusenga. Mu gusenga ntacyo twaburanye Imana. Mu gusenga tubonye Imana. Mu gusenga tubonye Imana idutsindira abana. Mu gusenga tubonye Imana ituneshereza. Mu gusenga twumvisha Imana. Imana ikugirire neza. Imana hanuza arahanura aravuga, uru rugamba Yehoshafati umwanzi akwinjijemo ntabwo ari urwawe, ni urw'Uwiteka. Amina. Reka nkubwire unyumvishije, urwo rugamba urwana si urwawe, ruharira Uwiteka. Uwiteka azi byose, azi uko rwatangiye. Ngo arangije aravuga ku murongo wa 16, abamarira kugaho abamara ubwoba, arababwira ngo ejo muzamanuke mubatere. Abo ni bande? Yehoshafati ugomba kugenda agatera ababanzi bavuze bamukuye umutima. Ati dore barazamuka ahaterera hajya Isisi, muzabasanga aho ikibaya giherera mu butayu bw'iyeruweli. Muri iyo ntambara muzagomba kurwana. Umva intambara arwanye n'Uwiteka, uyumve neza. Intambara Uwiteka yarwanye 17. Ahantu mfashe uhumve cyane, ahantu hamfashije hanyeretse ukuboko kw'Imana bundi bushya. Ngo muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, ngo muzahagarare mwireme inteko gusa, mwirebera agakiza Uwiteka azabaha, yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu. Ngo mwitinya kandi mwe kwiheba, ngo ejo muzabatere, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Ngo Yehoshafati yubika amaso hasi, Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bikubita hasi imbere y'Uwiteka, bararamya, baramuramya. Reka nkubwire,
urwo rugamba urwana si urwawe, ni urw'Uwiteka, ni ugomba kurutsinda. We ntaho wakura, nta naho warugeza, watsinda. Umva ikintu ugiye gukora rero, jya ku mavi, ongera wiyirize ubusa, uhanga amaso Uwiteka, wirema inteko, aho kugira ngo wireme inteko uganyira abantu, irema inteko ubwira Uwiteka. Kwirema inteko uganya, irema inteko uganyira Uwiteka. Igisubizo cyavuye muri uyu mwanzuro w'intwari Yehoshafati n'Abayuda cyaje ari uko basenze, kiza ari uko biyirije ubusa. Igisubizo cyavuyemo ni uko urugamba rwarwanye n'Uwiteka. Uwiteka yarabwiye ngo ntabwo urugamba rurwanye, mwihagararire gusa, mwihagararire gusa, ngo mwihagararire gusa murabona ukuboko kw'Imana. Yarabwiye ngo mwihagararire gusa. Yesu aduhana umugisha. Reka nkubwire ngo wihagararire gusa, ugiye kubona ineza y'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, nsengeye umuntu wese unyumvishije, umuhe umugisha kandi umunesheje ubwo yacagamo, mu izina rya Yesu. Urakoze kumvishe gusenga kwanjye, kubw'uyu muntu nkurikiye akagira kwizera, kubw'ubuhamya umuhaye n'amashimwe. Amen. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Wibuke ukanda subscribe niba ari bwo bwa mbere, na shares. Ntukabure kuri Golgotha Temple Ministry. Yesu arabikoze. Yesu arabikoze. Ukeneye ko dusengana Imana, nomero ziba ziriho. Yesu aduhana umugisha. Bye bye. I love you so much.